Igitabo Uwifuzwa ibihe byose, igice cya 8. Kujya mu minsi mikuru ya Pasika. Iki gice gishingiye muri Luka, igice cya 2 umurongo wa 41 kugeza ku wa 51. Mu Bayuda umwaka wa 12 wari ikigero cyo kuva mu bwana ujya mu busore. Iyo yuzuzaga iyo myaka, umuhungu w'umuheburayo yitwaga umwana ugengwa n'amategeko kandi akitwa umwana w'Imana. Yitabwagaho mu buryo bw'umwihariko mu guhabwa inyigisho z'iby'idini kandi yasabwaga kwitabira imihango yera no kuyubahiriza. Ni muri ubwo buryo Yesu akiri umwana yagiye mu minsi mikuru ya Pasika i Yerusalemu. Nk'abandi Bisirayeli bakiranuka mu by'idini, Yosefu na Mariya bajyaga mu mihango ya Pasika buri mwaka. Maze ubwo Yesu yari agejeje imyaka yagenwe bajyana nawe. Hariho iminsi mikuru ngarukamwaka 3: Pasika, Pentekote n'iminsi mikuru y'ingando, aho abagabo bose bo muri Isirayeli bagombaga kuboneka imbere y'Uwiteka i Yerusalemu. Muri iyo minsi mikuru yose, Pasika niyo yitabirwaga kurusha iyindi. Hari benshi baturukaga mu bihugu aho Abayuda bari baratataniye. Kuva mu bice bitandukanye bya Palestine, abazaga gusenga babaga ari benshi. Urugendo kuva i Galilaya rwatwaraga iminsi myinshi, bityo abagenzi barifatanyaga mu matsinda manini ngo bajyanirane mu rugendo no kubw'umutekano wabo. Abagore n'abasaza bagenderaga ku magare akururwa n'ibimasa cyangwa ku ndogobe mu nzira zihanamye zuzuye ibitare. Abagabo bakomeye n'abasore bagendaga n'amaguru. Igihe cya Pasika cyabaga mu iherezo ry'ukwezi kwa 3 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa 4, kandi imirima yose yabaga itatswe n'uburabyo hamwe n'indirimbo z'inyoni zabaga zishimishije. Aho banyuraga hose habaga uduce twibutsa amateka y'Abisirayeli, maze ababyeyi bakarondorera abana babo ibitangaza Imana yakoreye ubwoko bwayo mu bihe byashize. Mu rugendo rwabo baterwaga umwete no kugenda baririmba, maze batangira kubona umunara w'i Yerusalemu imbere yabo, ijwi ryose rikarangururira hejuru bagira bati: Yerusalemu, ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Amahoro abe imbere y'inkike zawe, kugubwa neza kube mu nyumba zawe. Kubahiriza Pasika byatangiranye no kuvuka kw'ishyanga ry'Abaheburayo. Mu ijoro riheruka uburetwa bwabo muri Egiputa, ubwo nta kimenyetso cyagaragaraga cyo gucungurwa, Imana yabategetse ko bitegura kubohorwa bidatinze. Imana yari yaraburiye Farawo iby'igihano giheruka cy'Abanyegiputa, maze itegeka Abaheburayo guteraniriza imiryango yabo mu ngo zabo. Bamaze gusiga ku nkomanizo z'imiryango amaraso y'umwana w'intama wishwe, bagombaga kurya inyama zawo zokeje n'imitsima idasembuye hamwe n'imboga zisharira. Uko aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Mu gicuku cy'iryo joro, imfura zose z'Abanyegiputa zarishwe. Maze umwami yohereza ubutumwa ku Bisirayeli ati: Nimuhaguruke muve mu bantu banjye, mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga. Abaheburayo bava muri Egiputa nk'ishyanga rifite umudendezo. Uwiteka ategeka ko Pasika izajya yibukwa buri mwaka. Arababwira ati: Igihe kizagera ubwo abana banyu bazababaza bati: Uyu muhango wanyu ni uw'iki? Mujye mubasubiza muti: Ni igitambo cya Pasika y'Uwiteka, kuko yanyuze ku mazu y'Abisirayeli bari muri Egiputa, agakiza amazu yacu ubwo yicaga Abanyegiputa. Bityo uko ibisekuru bisimburana, igitekerezo cyo gucungurwa mu buryo butangaje cyagombaga gusubirwamo. Pasika yakurikirwaga n'iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuye. Ku munsi wa 2 w'iyo minsi mikuru, umuganura w'ibyo basaruye, imiba y'ingano, byazanwaga imbere y'Uwiteka. Ibirori by'iyo minsi mikuru byose byashushanyaga umurimo wa Kristo. Kubaturwa kw'Abisirayeli bava muri Egiputa yari imfashanyigisho y'ingenzi igaragaza gucungurwa, ari nacyo Pasika yagombaga guhora ibibutsa. Umwana w'intama wicwaga, imitsima idasembuye, umuganura w'ibyo bejeje byashushanyaga umucunguzi. Mu mibereho y'abantu benshi bo mu gihe cya Yesu, kubahiriza iyi minsi mikuru byari byarataye agaciro, byarahindutse kubahiriza umuhango gusa. Ariko se byashushanyaga iki ku mwana w'Imana? Bwari ubwa mbere umwana Yesu yitegereza urusengero. Abona imyambaro yera abatambyi bambaraga bakora umurimo wabo wera. Abona umwana w'intama uvira amaraso ku gicaniro gitambirwaho ibitambo. Hamwe n'abandi baje gusenga, yubika umutwe mu gihe cy'isengesho, mu gihe igicu cy'umubavu kizamuka kijya ku Mana. Yibonera agaciro k'umuhango wa Pasika. Umunsi ku wundi uko bukeye yarushagaho kubisobanukirwa. Buri gikorwa cyose cyasaga naho gifatanye n'ubugingo bwe. Ibyiyumviro bishya bitangira kumuzamo. Acecetse kandi ibitekerezo bye byatwawe, yasaga n'uwiga ku kibazo gikomeye cyane. Amayobera y'umurimo we yaramuhishurirwaga. Mu byishimo byinshi atekereza ku byari bigiye kumubaho, ntiyagumye iruhande rw'ababyeyi be. Yumvise akwiriye kwiherera. Gahunda ya Pasika irangiye, yari akigendagenda mu rugo rw'urusengero, maze ubwo abaje gusenga basubiraga i Yerusalemu bamusiga inyuma. Mu kuza i Yerusalemu, ababyeyi ba Yesu bifuzaga kumwegereza abigisha bakomeye bo mu Isirayeli. Nubwo yumviraga muri byose byerekeye ijambo ry'Imana, ntabwo yubahaga imihango y'abigisha amategeko nuko bayikoreshaga. Yosefu na Mariya bizeraga ko abasha gufashwa guha icyubahirizo ntiti mu by'amategeko, maze akarushaho kwita ku byo bigisha. Ariko Yesu ari mu rusengero yari amaze kwigishwa n'Imana.
icyo yari amaze guhabwa atangira kugikoresha ako kanya. Kuri uwo munsi icyumba gifatanye n'urusengero cyegurirwa kuba ishuri ryera risa n'ishuri ry'abahanuzi. Aha hari hateraniye abigisha amategeko bakomeye n'abigishwa babo, maze Yesu nawe abazamo. Yicara ku birenge by'izo ntiti zitangarirwa, ategera amatwi inyigisho zabo. Ntushaka kunguka ubwenge abaza abo bigisha ibijyanye n'ubuhanuzi n'ibiriho byerekeza ku kuza kwa Mesiya. Yesu yigaragaje nk'ufite inyota yo kumenya Imana. Ibibazo bye byerekanaga ibihamya by'ukuri kwimbitse kwari kumaze igihe kudasobanutse, nyamara ari ukw'ingenzi kubwo gucungura abantu. Ubwo yagaragazaga uko ubwenge bw'abo banyabwenge bufunganye kandi butimbitse, buri kibazo cyazanye icyigisho mvajuru imbere yabo kandi cyerekana ukuri mu mucyo mushya. Barabi bavugaga uko kuza kwa Mesiya kuzahesha ubwoko bw'Abayuda gushyirwa hejuru mu buryo butangaje, ariko Yesu yerekana ubuhanuzi bwa Yesaya maze ababaza ubusobanuro bw'ayo masomo yerekanaga kubabazwa n'urupfu rwa ntama w'Imana. Za ntiti zimuhindukirira zimuhata ibibazo, ariko batangazwa n'ibisubizo bye. Mu kwicisha bugufi nk'umwana asubira mu magambo y'ibyanditswe abaha byimbitse ubusobanuro aba banyabwenge batigeze babona. Ukuri yaberetse iyo kuza gukurikizwa kwari kuzana impinduka n'ububyutse mu myizerere y'icyo gihe. Gushishikarira ibyanditswe byari kwiyongera, kandi ubwo Yesu yatangiraga umurimo we benshi bari kwitegura kumwakira. Barabi bari bazi ko Yesu atigeze yigira mu mashuri yabo, nyamara uko yarasobanukiwe iby'ubuhanuzi byari birenze kuri byabo. Babonye isezerano rikomeye muri uyu muhungu witonda w'umunyegalilaya. Bifuza ko yaba umwe mu bigishwa babo ngo azabe umwigisha muri Isirayeli. Bashakaga guhindura uburere bwe, biyumvisha ko ubwenge bw'umwimerere bugomba guhindurwa nabo. Amagambo ya Yesu yari yanyuze imitima yabo birenze uko bari barigeze kunyurwa n'amagambo ava mu kanwa k'umuntu. Imana yashakaga guha umucyo abo bayobozi bo mu Isirayeli, kandi yakoresheje uburyo bwonyine bwagombaga gutuma bagerwaho. Mu kwishyira hejuru kwabo bari kuba bagaragaje agasuzuguro ko habasha kugira undi wabigisha. Iyo Yesu aza kuza nk'ugerageza kubigisha, bari kwanga kumutega amatwi kubw'agasuzuguro. Ahubwo barishimagije ko aribo bamwigishije, cyangwa ko nibura bagerageje gusuzuma ubumenyi afite mu byanditswe. Ukwicisha bugufi n'ubuntu byarangaga Yesu kuva akiri muto byagamburuje kwishyira hejuru kwabo mu buryo batasobanukiwe. Ibitekerezo byabo byakinguriye ijambo ry'Imana, maze Umwuka Wera avugana n'imitima yabo. Ntibatinze kubona ko uko ibitekerezo byabo ku byerekeye Mesiya bitari bihuje n'ubuhanuzi, ariko bangaga gushyira ku mugaragaro ukwishuka kw'ibyifuzo byabo. Banze kwemera ko batari barasobanukiwe n'ibyanditswe bavugaga ko bigisha. Bagenda babazanya bati, uyu musore ubwenge yabukuye he ko atigeze yiga? Uwo mucyo uvira mu mwijima, umwijima ntiwawumenya. Hagati aho Yosefu na Mariya bari bashobewe bitangaje kandi bafite agahinda. Mu kuva i Yerusalemu bari baburanye na Yesu, kandi ntibamenye ko yasigaye inyuma. Igihugu cyari cyuzuwe n'abantu benshi, kandi n'amagare y'abavaga i Galilaya yari menshi cyane. Mu kuva mu mujyi hari umuvurungano. Mu gihe bakomezaga kugenda, bari batwawe n'umunezero wo kugendana n'inshuti hamwe n'abandi bifuzaga kumenyana, maze barabarangaza ntibamenye ko batari kumwe na Yesu kugeza nijoro. Maze ubwo bahagararaga ngo baruhuke, babura umwana wabo wabafashaga. Kubera ko batekereje ko ari kumwe na bagenzi be, bumvaga ko bitabateye ubwoba. Nubwo yari muto, bari baramugiriye icyizere badashidikanya, bazi neza yuko mu gihe bamukeneye agomba kuba yiteguye kubafasha, azirikana ibyo bifuza nk'uko yari asanzwe abikora. Ariko noneho batangira kugira ubwoba. Bamushakashakira mu bo bari kumwe, ariko biba iby'ubusa. Bahinda umushyitsi bibuka uko Herode yagerageje kumwica akiri uruhinja. Ibyiyumviro by'umwijima byuzura imitima yabo, batangira kwicira urubanza. Basubira i Yerusalemu batangira gushakisha. Umunsi wakurikiyeho ubwo bari bivanze n'abasenga mu rusengero, bumva ijwi bamenyereye. Ntibabashaga kuryibeshyaho, nta rindi jwi ryari rimeze nk'irye, ijwi ritajenjetse kandi ry'imbaraga ariko ryuzuye ihoho. Mu ishuri rya Barabi niho basanze Yesu. Mu byishimo bagize ntibabashaga kwibagirwa agahinda no guhagarika umutima bagize. Bamaze kumubonamo, nyina avuga mu magambo yo kumucyaha ati, mwana wanjye, ni iki cyatumye utugenza utya? Dore igihe na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Yesu arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu murimo wa Data? Mu gihe basaga n'abadasobanukiye iryo jambo, atunga urutoki hejuru. Mu maso he hari umucyo urabagirana wabatangaje. Ubumana bwarimo bumurikira mu bumuntu. Ubwo bamusangaga mu rusengero, bari bateze amatwi ikiganiro hagati ye n'abigisha amategeko, batangazwa n'ibibazo bye ndetse n'ibisubizo. Amagambo ye yabateye kugira imyumvire mishya n'ibitekerezo bitashoboraga kwibagirana. Kandi ibibazo bye kuri bo byari bifite ibyigisho. Arababwira ati, ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa Data? Yesu yari mu murimo wari waramuzanye mu isi, ariko Yosefu na Mariya bari birengagije iyabo. Imana yari yarabahaye icyubahiro gikomeye cyo kubashinga umwana wayo.
Abamarayika bera bayoboraga Yosefu kugira ngo ubuzima bwa Yesu bukomeze kurindwa, ariko bari bamaze umunsi wose bamubuze kandi bataragombaga gutandukana nawe n'akanya na gato. Ubwo umutima uhagaze wari usubiye mu gitereko, ntibamenye amakosa yabo, ahubwo batangira gutonganya Yesu. Byari ibisanzwe ku babyeyi ba Yesu kumwitaho nk'umwana wenyine bari bafite. Yahoranaga nabo buri munsi, bityo byari bibakomereye gusobanukirwa ko ari umwana w'Imana. Byari akaga kuri bo kunanirwa guha agaciro umugisha bahawe wo kubana n'umucunguzi. Agahinda bari batewe no gutandukana nawe no gucyahwa baboneye mu magambo ye bwari uburyo bubemeza ko umurimo bashinzwe ari uwera. Uburyo yasubije nyina yagaragaje ko asobanukiwe isano ye n'Imana. Mbere yo kuvuka kwe, marayika yari yarabwiye Mariya ati, azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Aya magambo Mariya yahoraga yatekerezaho mu mutima we. Nyamara nubwo yizeraga ko umwana we azaba umucunguzi w'Abisirayeli, ntiyarasobanukiwe n'umurimo we. Na n'ubu ntiyasobanukiwe n'amagambo ye, ahubwo yamenye ko ahakanye ko ntacyo apfana na Yosefu, kandi akaba agaragaje ko ari umwana w'Imana. Yesu ntiyirengagije isano ye n'ababyeyi be bo ku isi. Kuva i Yerusalemu yagarukanye n'abimuhira, akomeza kubafasha mu mibereho yabo y'imiruho. Yahishe mu mutima w'ibitangaza by'umurimo we, mu kumvira ategereza igihe cyagenwe ngo atangire umurimo we. Nyuma y'imyaka 18 amaze kugaragaza ko ari umwana w'Imana, yakomeje isano ye n'uyu muryango w'i Nazareti kandi akora inshingano ze nk'umwana, umuvandimwe, inshuti ndetse nk'umwene gihugu. Nk'uko umurimo we wari wamuhishuri wari mu rusengero, Yesu yitandukanyije n'iryo teraniro ry'abantu benshi. Yifuje gusubira i Yerusalemu mu ibanga, ari hamwe n'abari bazi ibanga ry'ubuzima bwe. Mu muhango wa Pasika, Imana yashakaga guhamagara abantu bayo ngo bave mu mihati y'isi, ngo ibibutse umurimo wayo ukomeye ubwo yabakuraga muri Egiputa. Muri iki gikorwa yifuzaga ko babona isezerano ryo gucungurwa bavanwa mu cyaha. Nk'uko amaraso y'umwana w'intama wishwe yarinze ingo z'Abisirayeli, niko n'amaraso ya Yesu yagombaga gukiza ubugingo bwabo, ariko bashoboraga gukira binyuze muri Kristo gusa. Nk'uko binyuze mu kwizera bagombaga guhindura imibereho ye iyabo. Iyi mihango yagiraga agaciro gusa iyo yatumaga abaje gusenga bahanga amaso Kristo nk'umukiza wabo bwite. Imana yifuzaga ko ibyo byabayobora mu gusenga no kwigana ubushishozi byerekeye umurimo wa Kristo. Ariko ubw'iteraniro ryavaga i Yerusalemu, ibyishimo by'urugendo ndetse no gusabana hagati yabo nibyo byarushagaho kubatwara ibitekerezo, maze umuhango bari bavuyemo bakawibagirwa. Umukiza ntiyanejejwe no kwifatanya nabo. Ubwo Yosefu na Mariya bavaga i Yerusalemu bonyine hamwe na Yesu, yifuzaga kwerekeza ibitekerezo byabo ku buhanuzi bw'umukiza uzababazwa. Ku musaraba i Karuvari yashatse koroshya agahinda ka nyina. Niwe yatekerezagaho muri ako kanya. Mariya yari agiye kwibonera umubabaro wa nyuma w'umwana we, maze Yesu yifuza ko nyina asobanukirwa n'umurimo wari waramuzanye kugira ngo abashe kugira imbaraga zo kwihangana ubwo inkota izacumitwa mu mutima we. Nk'uko Yesu yari yatandukanye na nyina maze akamushaka afite agahinda kumara iminsi 3, ni nako ubwo yari gutambwa kubw'ibyaha by'abari mu isi yari gutandukana nawe kumara iminsi 3. Kandi ubwo yari kuba avuye mu gituro agahinda ke kari guhindukamo ibyishimo. Tekereza uko yari kurushaho kwihanganira umubabaro n'urupfu rw'umwana we iyo aza gusobanukirwa n'ibyanditswe, ari byo noneho Yesu yashakaga ko yerekezaho ibitekerezo bye. Iyo Yosefu na Mariya baza kugumisha ibitekerezo byabo ku Mana binyuze mu ijambo ryayo no gusenga, bari kuba barasobanukiwe agaciro k'inshingano yera kandi y'ukuri bari barahawe, kandi ntibari kuvana amaso yabo kuri Yesu. Kutita ku nshingano yabo umunsi umwe byatumye babura umukiza, ariko byabatwaye iminsi 3 bashakana umwete kugira ngo bamubone. Natwe niko bimeze. Igihe tuvuga amagambo y'amanjwe, ibiganiro bibi cyangwa tukibagirwa gusenga, tubasha mu munsi umwe gutandukana n'umukiza, kandi bibasha kudutwara iminsi myinshi yuzuye agahinda tumushakashaka kugira ngo twongere kugira amahoro tuba twabuze. Mu mushyikirano tugirana na bagenzi bacu tugomba kwitonda kugira ngo hato tutibagirwa Yesu, tugakomeza urugendo tutamenye ko atakiri kumwe natwe. Iyo twirunduriye mu by'isi kugeza aho tutagitekereza uw'ibyiringiro by'ubugingo bwacu bw'iteka bushingiyeho, tuba twitandukanya na Yesu ndetse n'abamarayika bo mu ijuru. Ibi biremwa byera ntibibasha kugumaho umucunguzi adakenewe no kwihanganira kuba aho batitaye kubana nawe. Iyo niyo mpamvu gucika intege rimwe na rimwe kubaho mu bavuga ko ari abayoboke ba Kristo. Benshi bajya mu materaniro y'iby'idini kandi bagasubizwamo intege ndetse bagakomezwa n'ijambo ry'Imana, ariko bitewe no kudatanga umwanya wo gukomeza kuritekerezaho no gusenga, babura imigisha maze bakisanga ari abakene kurusha uko bari basanzwe mbere y'uko baryumva. Rimwe na rimwe bibwira ko ari Imana yabahannye. Ntibabona ko ingorane ari izabo. Mu kwitandukanya kwabo na Yesu baba bamaze gukingirana umucyo wo kubana nawe. Byatubera byiza buri munsi tugiye tumara isaha dutekereza kandi twiga imibereho ya Kristo.
tugomba kureba ingingo ku ngingo kugira ngo ibitekerezo byacu bibashe gusobanukirwa buri mugabane w'imibereho ye, cyane cyane imibereho ye iheruka ya hano ku isi. Uko twibanda ku gitambo cye gikomeye yatanze ku bwacu, kumwiringira kwacu kuzarushaho gukomera, urukundo rwacu ruziyongera, kandi tuzarushaho kuzurwa n'umwuka we. Niba amaherezo tugomba gukizwa, tugomba kwigira icyigisho cyo kwihana no kwicisha bugufi munsi y'umusaraba. Mu gihe dusabana kandi tukarangwa no kugira ubumwe, tubasha kubera abandi umugisha. Niba turi abakristo, ibitekerezo byacu byiza bizaba ibimukomokaho. Tuzanezezwa no kumuvuga, kandi uko tuganira ku rukundo rwe, imitima yacu izoroshywa no gusabana n'imbaraga mvajuru. Mu gihe twitegereza ubwiza bw'imico ye, tuzahindurwa duse nawe, duhabwe ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Abakorinto ba kabiri, igice cya 3 umurongo wa 18. Igice cya 9. Iminsi y'impaka. Uhereye mu myaka ibanza, umwana w'umuyuda yabaga agengwa ahari hose n'amategeko y'abigisha amategeko b'abayuda. Amategeko adahinduka yari yarashyiriweho buri gikorwa cyose, kuva ku kiremereye kugeza ku gikorwa kirusha ibindi kuba gito mu buzima. Urubyiruko rwigiraga ku birenge by'abigisha bo mu masinagogi amategeko atagira ingano ay'Abisirayeli b'umwimerere bagombaga kubahiriza. Ariko Yesu ntiyigeze ashishikazwa n'ibyo. Uhereye mu bwana yakoraga atayobowe n'amategeko y'abigisha amategeko. Ibyanditswe by'isezerano rya kera nibyo yahoraga yiga, kandi aya magambo ngo uko niko Uwiteka avuga yahoraga buri gihe mu mvugo ye. Ubwo ibyifuzo by'abantu byatangiraga gufungura intekerezo ze, yabonye ko ibisabwa n'abantu bihora bigongana n'iby'Imana isaba. Abantu bagendaga batandukira ijambo ry'Imana kandi bagashyira imbere ibitekerezo bihimbiye ubwabo. Bakurikizaga imihango idafite agaciro. Imirimo yabo yari igizwe n'imihango gusa, naho amahame y'ukuri kuboneye kwagombaga kwigirwa muri yo ntigusobanurirwa abaje gusenga. Yabonye ko mu mirimo yabo yo kwizera nta mahoro bari bafite. Ntabwo bari bazi umudendezo wo mu mutima bagombaga kubonera mu gukorera Imana mu kuri. Yesu yaraje kwigisha icyo gusenga Imana by'ukuri bisobanuye, kandi ntiyagombaga kwemera kuvangitiranya amategeko y'abantu n'amategeko yera y'Imana. Ntiyigeze arwanya cyangwa ngo akurikize amategeko y'izo ntiti z'abigisha, ariko ubwo yabonaga byamurenze kubera imico ye yoroheje, yerekanaga ijambo ry'Imana mu gushyigikira iyo myifatire ye. Mu buryo bwose bushoboka bwo kwicisha bugufi ndetse no kumvira, Yesu yagerageje gushimisha abahuye nawe bose. Kubera ko yari umunyamahoro ucisha make, abanditsi n'abakuru batekerezaga ko byakoroha kumucengezamo inyigisho zabo, bamugisha impaka ngo yemere inyigisho n'imihango byagiye byigishwa n'abigisha amategeko uhereye kera, ariko ababaza ububasha bafite ku byanditswe byera. Yagombaga kumva ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana, ariko ntiyagombaga kumvira ibihimbano by'abantu. Yesu yagaragaraga ko azi ibyanditswe byera uhereye ku itangiriro ukageza ku iherezo, kandi yabyigishaga mu kuri kwabyo. Abigisha amategeko bumvise bakozwe n'isoni kwigishwa n'umwana. Bavugaga ko ari bo bagomba gusobanura ibyanditswe byera, kandi ko we yagombaga kwemera ubusobanuro bwabo. Barakajwe no kubona ahangana n'ibyo bavuga. Bari bazi ko nta cyaboneka mu byanditswe byera gishyigikira imigenzo yabo. Babonye ko Yesu abarusha kure ubumenyi mu by'umwuka no kumenya Imana. Nyamara kandi barakazwa nuko atubashye ibyo bategekaga abantu gukora. Bananiwe kumwemeza, bahindukirira Yosefu na Mariya, maze bamurega ko atumvira amategeko, bityo ko akwiriye gucyahwa no guhanwa. Akiri umwana muto, Yesu yari yaratangiye kwimenyereza imico ye bwite akwiriye gukurikiza, kandi kubaha cyangwa gukunda ababyeyi be ntibyabashaga kumuteshura ku kubaha ijambo ry'Imana. Byanditswe ngo niryo ryari ishingiro ry'ibikorwa bye binyuranye n'ingeso zo mu muryango. Ariko inyigisho z'abigisha amategeko zagize ingaruka zikomeye mu mibereho ye, ndetse no mu busore bwe yagombaga kwiga icyigisho gikomeye cyo gutuza no kwihangana. Bene se nk'uko abahungu ba Yosefu bitwaga, babaga ku ruhande rw'abigisha amategeko. Bakomezaga kuvuga ko amategeko y'imigenzo agomba kubahirizwa nk'aho ari ibisabwa n'Imana, ndetse babonaga ko amategeko y'abantu akomeye kurusha ijambo ry'Imana, kandi barakazwa cyane n'uburyo Yesu yashyiraga ku mugaragaro itandukaniro ry'ikinyoma n'ukuri. Uburyo yubahirizaga amategeko y'Imana atajenjetse babimuregaga ko ari agasuzuguro. Batangazwaga n'ubwenge agaragaza mu gusubiza abigisha amategeko. Bari bazi ko atigeze yigishwa n'abanyabwenge bazwi, nyamara bagatangazwa n'uko ahubwo ari ubigisha. Babonye ko imyigire ye yari isumbye kuri yabo, ariko ntibashishoza ngo basobanukirwe ko afite ubwisanzure ku giti cy'ubugingo, inkomoko y'ubwenge bo batari basobanukiwe. Kristo ntabwo yari umuntu witandukanya n'abandi, nyamara yakojeje isoni abafarisayo, yanga gukurikiza amategeko yabo aremereye kandi akandamiza. Yabonye ko ibyerekeranye n'idini byagoteshejwe inkuta ndende zitandukanya abantu n'abandi, kandi bigafatwa nk'igikorwa cyera cy'imibereho ya buri munsi. Izi nkuta zo kwitandukanya yarazishenye. Mu gushyikirana kwe n'abantu ntawe yigeze abaza ngo ni iyihe myizerere yawe, uri uwo muri he torero?
yakoresheje imbaraga ye yo gufasha kubamukeneyeho ubufasha bose. Aho kwitandukanya n'abandi ngo abe wenyine ngo abone uko agaragaza imico ye mvajuru, yakoze ibishoboka byose kubw'inyoko muntu. Yashimangiye ihame ry'uko idini rya Bibiliya ridashingiye ku kubabaza umubiri. Yigishije ko idini z'irinenge kandi itanduye ari itishingikiriza gusa ku gushyiraho ibihe n'iminsi mikuru. Igihe cyose n'ahantu aho ariho hose yerekanye urukundo afitiye umuntu kandi amumurikishiriza umucyo w'idini y'ukuri. Ibi byose byari ibyo gucyaha abafarisayo. Byerekana ko idini itagaragazwa n'inarijye kandi ko kugaragaza umuhate wabo mu kwita ku byabo byari kure yo gukiranukira Imana. Ibi nibyo byatumye bagirira Yesu urwango kugeza aho bashaka ko akurikiza amategeko yabo ku gahato. Umurimo wa Yesu wari uwo gukiza umubabaro w'umuntu uwo ari we wese yabaga abonye. Yagiraga udufaranga duke two gutanga, ariko kenshi yigomwaga ibyo kurya kugira ngo arengere abagaragaraga ko bashonje kumurusha. Bene se bumvaga ko ububasha bwe buruta kure ubwabo. Yari afite uburyo undi wese atari afite cyangwa yakwifuza kugira. Ubwo bo babwizaga igitsura abakene, abantu basuzuguritse, Yesu we abo nibo yiyegerezaga maze akavugana nabo amagambo yo kubakomeza. Ku bari bashonje yabahaga igikombe cy'amazi afutse, maze mu bwitonzi agashyira igaburo mu biganza byabo. Uko yasubizaga ibibazo by'ibyo bakeneye, ukuri yigishaga kwahuzwaga n'ibikorwa bye by'impuhwe, maze bigahora byibukwa mu bitekerezo byabo. Ibi byose byarakazaga bene se. Kuba ari bo bari bakuru kuri Yesu, bumvaga ko agomba kumvira ibyo bamutegetse. Bamuregaga ko yishyira hejuru kubasumba kandi ko ashaka no kwishyira hejuru gusumba abigisha babo n'abatambyi ndetse n'abategetsi b'igihugu. Akenshi baramukangaga bakagerageza kumutera ubwoba, ariko ntabyiteho, agakomeza kujya mbere ayobowe n'ibyanditswe byera. Yesu yakundaga abavandimwe be akabereka urukundo rudacogora, ariko bagakomeza kumugirira ishyari ndetse bagakomeza kugaragaza kutamwemera no kumusuzugura. Ntibabashaga gusobanukirwa imico ye. Hari itandukaniro rikomeye hagati yabo na Yesu. Yari umwana w'Imana wavuye mu ijuru, nyamara kandi akaba umwana udafite kivurira. Umuremyi w'isi, isi yariye, nyamara kandi ubukene nibwo bwarangaga imibereho ye mu ntambwe iyo ari yo yose y'ubuzima. Yari afite icyubahiro n'itandukaniro bihabanye cyane no kwirarira n'ibitekerezo by'isi. Ntiyaharaniraga ibyubahiro by'isi, kandi muri uko kwicisha bugufi kwe yahoraga anyuzwe. Ibi byarakazaga bene se. Ntibabashaga gusobanura uko ahora atuje no mu bigeragezo n'imibereho y'ubukene. Ntibari bazi ko yabaye umukene ku bwacu kugira ngo ubukene bwe budutungishe. Uko babonaga amayobera aranga umurimo we, ntaho byari bitaniye n'ukuntu inshuti za Yobu zabonaga imibabaro no gucishwa bugufi Yobu yagize. Abavandimwe ba Yesu ntibasobanukiwe kuko atari ameze nkabo. Urugero rw'imico mbonera ye rwari runyuranye n'urwabo. Mu guhanga amaso ku bantu bari barateshutse ku Mana kandi nta mbaraga yayo bari bafite mu mibereho yabo. Imihango y'idini bakurikizaga ntiyabashaga guhindura imico yabo. Batangaga kimwe mu 10 cy'isogi n'imbwija n'inyabutongo, ariko bakirengagiza ingingo z'ingenzi z'amategeko ari z'ubutabera n'imbabazi n'umurava. Urugero rwa Yesu rwahoraga rubatera uburakari. Yangaga ikintu kimwe mu isi, icyo ni icyaha. Ntiyashoboraga kubona igikorwa kibi ngo cye kumutera agahinda ngo bishoboke ko yakwiyumanganya. Hagati ye n'abiyitaga ko bubahiriza amategeko, aribo biyerurutsaga by'inyuma bagahisha ko bakunda icyaha, hamwe n'umuco wamurangaga w'ishyaka rye guhesha Imana icyubahiro akabirutisha ibindi byose. Itandukaniro ryahitaga ryigaragaza mu buryo budashidikanywa. Kubera ko imibereho ya Yesu yacyahaga ikibi, yarwanijwe nabi wabo hamwe n'abo hanze. Kutihugiraho kwe no guhora akurikiza amategeko bahoraga babinegura. Kwihangana kwe n'ubuntu yagiraga byiswe ko ari ubugwari. Mu mibabaro yose abantu bahura nayo, nta numwe Kristo atasogongeye. Hari abageragezaga kumusuzugura bitewe n'uburyo yavutsemo, ndetse no mu bwana bwe yagiye ahura no gukwenwa no kunegurwa mu buryo butari bwiza. Iyo aza gusubizanya amagambo cyangwa indoro yo kutihangana, iyo aza gusubirisha bene se igikorwa kimwe gusa kibi, yari kuba atsinzwe maze ntaba kibaye urugero rukwiriye. Bityo yari kuba ananiwe gukomeza umurimo we wo kuducungura. Iyo aza kwemera ko hari urwitwazo rwo gukora icyaha, Satani yari kuba anesheje kandi iyi si yari kuba irimbutse. Iki nicyo cyatumye umushukanyi akora uko ashoboye ngo amugeragereshe ibishoboka byose ngo abe yagwa mu cyaha. Ariko kuri buri kigeragezo yari afite igisubizo kimwe ngo byanditswe ngo. Si kenshi yamaganaga amakosa ya bene se, ariko yabaga afite ijambo rivuye ku Mana agomba kubabwira. Akenshi yaregwaga ko ari ikigwari kuko atafatanyaga nabo mu bikorwa bitemewe, ariko igisubizo cye cyari byanditswe ngo, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hari abifuzaga kwibanira nawe bakumva ko bifitiye amahoro igihe bari kumwe nawe, ariko hari na benshi batamwemeraga kubera ko babonaga ko imibereho y'izira makemwa ibacira urubanza. Abasore bagendanaga nawe bashakaga ko yakora nkabo. Yari umunyabwenge kandi anezeza abandi.
bashimishwaga no kuba aho ari bakakira ibitekerezo bye byiza, ariko ntibihanganire imibereho yibabuza gukora ibyo bo bashaka, maze bakamwita ko ari umunyabwenge buke, akabya kandi atagendana n'igihe. Yesu agasubiza ati, byanditswe ngo, umusore azeza inzira ye ate? Azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Akenshi baramubazaga bati, kuki ukunda kwitandukanya no kutamera nkatwe? Byanditswe ngo, niko yabasubizaga, hahirwa abagenda batunganye bakagendera mu mategeko y'Uwiteka, hahirwa bitondera ibyo yahamije, bamushakisha umutima wose. Ni koko ntacyo ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze. Iyo yabazwaga impamvu atifatanya n'abandi basore b'i Nazareti mu mikino yabo ya gisore, yaravugaga ati, byanditswe ngo, njya nishimira inzira y'ibyo wahamije, ngo nyihwanye n'ubutunzi bwose. Nzibwira amategeko wigishije kandi nzita ku nzira zawe. Nzishimira amategeko wandikishije, sinzibagirwa ijambo ryawe. Yesu ntiyigeze aburanira uburenganzira bwe. Akenshi umurimo we wararemerezwaga mu buryo butari ngombwa kubera ko yakoranaga ubushake ativovota. Nyamara ntiyatsinzwe cyangwa ngo acike intege. Ingorane zose yarazirengaga, akaba nk'aho ari mu mucyo uva imbere y'Imana. Ntiyigeze asubizanye n'aba bayimugiriraga, ahubwo ibitutsi byose yarabyihanganiraga. Inshuro nyinshi yarabazwaga ati, kuki wemera gusuzugurwa ako kageni ndetse na bene se ubwabo? Byanditswe ngo, niko yavugaga, mwana wanjye ntukibagirwe inama zanjye kandi ujye uzirikana amabwiriza nguha. Nugenza utyo uzarama kandi uzagira amahoro asesuye. Umurava n'ukuri bijye bikuranga, ubitamirize nk'urunigi mu ijosi, maze ubyandike mu mutima wawe. Ibyo bizatuma ugira ubutoni n'ihirwe ku Mana no ku bantu. Kuva igihe ababyeyi ba Yesu bamusangaga mu rusengero, ibyo yakoraga byose byababeraga amayobera. Ntiyajyaga impaka, ariko ibyo yakoraga byose byari icyigisho gihoraho. Yasaga n'uwatoranijwe. Yagiraga ibihe by'umunezero iyo yabaga yiherereye wenyine ari kumwe n'ibyaremwe hamwe n'Imana. Uko yabonaga amahirwe, yashyiraga ku ruhande imirimo ye, akajya mu busitani agasabana n'Imana mu bibaya bitoshye, agashyikirana n'Imana mu mabanga y'imisozi cyangwa hagati y'ibiti byo mu ishyamba. Amasaha ya mu gitondo akenshi yamusangaga aho yakundaga kwiherera asabana n'Imana, ashakashaka mu byanditswe cyangwa asenga. Iyo yavaga muri uyu mwiherero yagarukaga mu rugo agasubira mu mirimo ye nanone, akajya no gutanga urugero rwo gukoresha imbaraga atinuba. Imibereho ya Yesu yaranzwe no kubaha no gukunda nyina. Mariya yizeraga mu mutima we ko umwana wera yabyaye ari we Mesiya wari warasezeranywe, nyamara uko kwizera kwe ntiyagushyiraga ku mugaragaro. Nyina yafatanyaga nawe mu mibereho y'imibabaro yo kuri iyi si. Yarebanaga agahinda kenshi uburyo umwana we yageragejwe mu bwana ndetse no mu busore bwe. Mu kurushaho gusobanukirwa n'ukuri yari azi ku myifatire y'umwana we, nawe ubwe byamushyize mu kigeragezo. Yabonaga ko kumwitaho mu rugo no kumugaragariza urukundo umubyeyi akunda umwana we byari ingenzi mu gukuza imico ye. Abahungu n'abakobwa ba Yosefu ibi bari babizi, maze mu kwemeranya n'impungenge za nyina bageragezaga gukosora imyifatire ya Yesu ngo ibe nk'iyabo. Kenshi Mariya yavuganaga na Yesu amwivovotera, maze akamutota amwigisha gukurikiza imigenzereze y'abigisha amategeko. Ariko ntibyashobokaga ko ahatirwa guhindura imico ye yo gutekereza ku mirimo y'Imana no kumubuza koroshya imibabaro y'abantu cyangwa n'iy'inyamaswa zitabashaga kwivugira. Iyo abatambyi n'abigisha basabaga Mariya ko abafasha mu gucyaha Yesu, byamuteraga agahinda, ariko akumva agize amahoro mu mutima ubwo Yesu yasubirishaga ibyanditswe byera, agaragaza impamvu imutera gukora ibyo akora. Rimwe na rimwe yaburaga uko yifata imbere ya Yesu na bene se batemeraga ko Yesu ari uwatumwe n'Imana, ariko hari byinshi byagaragazaga ko imico ye yari imico mvajuru. Mariya yabonye Yesu yitanga kugira ngo abandi bamererwe neza. Kuba yari mu rugo byahazanaga umutekano, kandi imibereho ye yari nk'umusemburo uhindura imibereho yabo bari kumwe. Nta wakomerekeje kandi nta kimwanduje. Yagendaga mu bantu bahubuka, abatitonda, abatubaha, hagati mu bakoresha b'ikoro bariganya, mu basesagura umutungo mu buryo bukabije, abasamariya b'abanyabyaha, abasirikare b'abanyamahanga, abaturage batagira impuhwe, n'iteraniro ryuzuye abantu batandukanye. Yavugaga ijambo ry'ihumure hirya no hino uko yabonaga abantu baremerewe, nyamara akabingingira kwihanganira iyo mitwaro. Yafatanyaga nabo imitwaro yabo, akabasubiriramo icyigisho we yigiye ku byaremwe cy'urukundo, impuhwe no kugira neza kw'Imana. Yigishije bose kwibona nk'aho batatswe n'impano z'agaciro kenshi zibasha kubazanira ubutunzi bwinshi baramutse bazikoresheje neza. Yaranduraga kwiringira ubushobozi bwabo mu mibereho yabo, kandi urugero rwe rwigishaga ko buri gihe cyuzuye ibihagarika umutima n'ingaruka z'iteka ryose, kandi ko bikwiriye kwitabwaho nk'ubutunzi bukomeye kandi bigomba gukoreshwa mu migambi yera. Nta muntu yirengagizaga nk'aho adafite agaciro, ahubwo yakoraga ibishoboka ngo buri wese agerweho n'imbaraga ikiza. Yibonaga mu itsinda ry'abantu iryo ari ryo ryose, yatangaga inyigisho ikwiranye n'igihe ndetse n'igikorwa.
Yashakaga gukomeresha ibyiringiro abamerewe nabi kandi badafite ibyiringiro, ashyira imbere yabo icyizere yuko babasha kuba abaziranenge ndetse batagize icyo batwaye abandi, bagahabwa imico yatuma bitwa abana b'Imana. Akenshi yahuraga n'abazimiriye mu buretwa bwa Satani kandi nta mbaraga bafite zakwivana muri uwo mutego. Abameze batyo, bihebye, barwaye, bageragezwa kandi baguye, Yesu yababwiraga amagambo y'ihumure, amagambo bakeneye kandi abasha kumvikana. Abandi yabasangaga barwana intambara y'imbonankubone n'umwanzi w'abantu. Aba yabakomezaga abasaba gukomeza kwihangana, abizeza ko bazanesha bitewe n'uko abamarayika b'Imana bari ku ruhande rwabo kandi ko bazabaneshereza. Abo yagiye abasha gufasha atyo biringiye badashidikanya ko ari we wenyine bakwiringira by'ukuri. Ntiyabashaga kumena amabanga bagezaga mu matwi ye yabateganaga impuhwe. Yesu yakizaga imibiri n'imitima. Yitaga ku buryo bw'umubabaro ubwo ari bwo bwose bamugezagaho, kandi uwababaraga wese yaramukizaga. Amagambo ye y'impuhwe yabaga afite umuti womora. Ntawabashaga kuvuga ko akoze igitangaza, ahubwo imbaraga y'urukundo yamuvagamo ikagera ku murwayi n'utentebutse. Bityo mu buryo nta n'umuntu n'umwe aheje, yakoreye abantu kuva akiri umwana muto. Kandi iyi niyo yari impamvu, nyuma y'uko atangiye umurimo we ku mugaragaro, benshi bamwumvanaga umunezero. Nyamara mu gihe cy'ubwana, mu busore ndetse amaze no gukura, Yesu yagendaga wenyine. Mu buziranenge bwe ndetse no mu kwizera kwe, yikoreye ingorane ze wenyine. Nta muntu n'umwe wazimufashijemo. Yikoreye umutwaro uremereye w'inshingano yo gukiza umuntu. Yari azi ko hatabayeho guhindura amateka n'imigambi y'inyoko muntu, bose bari kurimbuka. Uyu ni wo wari umutwaro uremereye, kandi nta n'umwe wari kwemera uwo mutwaro yari yikoreye. Yuzuwe n'umugambi ukomeye, yasohoje ubwe icyo yari yateganije gukora mu mibereho ye, kandi ko ari we ubwe wagombaga kuba umucyo w'abantu.